kari nko ku mugozi kari ku mugozi agatoye gashaka ko bakarekura aha kakaba ya imbwa nkuru What's up my people, it's your man coming Joshua Karimfita Muyaso aka Babyface Karimfita wa Muyaso aka Babyface. So ladies and gentlemen, nje mubona hano of course narabwiye ngo zaza na talents zigiye zitandukanye ahantu henshi hagiye hatandukanye, and guess what, today we have an amazing talented, I don't know, can I call him a comedian? Namubwira se ko yitwa iki gusa, I'm pretty sure ko uyu munsi uri buzeke pe. So ladies and gentlemen, uyu muntu tufite hano nijye uri bumwivugire, bamwita Strawberry. I don't know why. What's up? Bimeze bite? Ibintu ni neza cyane. Strawberry yaje rite first of all mbere yuko tugana ku kibazo. Strawberry uye yaje ndi kwiga coffee, ndi kwiga ibintu byo gutunganya coffee ndetse no kuyisavinga. So rero ba mwarimu watwigishaga aza kureba ibyo nkora, abona ukuntu mbikora neza, asanga muri type wakoze ya coffee ari iyo bita strawberry nzi kuyitunganya neza cyane. Buri irahari yitwa strawberry ntago ari coffee ni ji bako bashyira mu strawberry. Aganye ndo umukene mana abantu bamenyereye urwagwa muri quartier. So rero aza kumimba strawberry rirafata, abanyeshuri barayikunda, nanjye ndarikunda gutyo, numva ko kuri nyita ntacyo bintu. You was strawberry kabisa. Strawberry arya ni iki mu Kinyarwanda na? Strawberry niwe muntu mbonye w'izina tazi ubusobanuro, nanjye ni gutyo Babyface regari. Zikara akantu k'umutuku cyane kameze nk'ururabo bashyira hejuru ya keke. Ariko banakoramo iki cyo kunywa nyine bavanze n'izindi products. Yes. So ladies and gentlemen, uyu Strawberry rero mubona anga, he is talented nkuko nabivuze, yigana inyamaswa, ariko narinze gutinda mu magambo nk'umupro bro. Twagiye nzaza nkubwira inyamaswa then urangiza winyiganire, iyo utazi umbwire bro iyo ntago nyizi. Kibazo. Here we go. Tugiye ku kintu cyitwa kijya kinzengereza rimwe na rimwe, ipusi rwose ndayigana. Nzi kwigana iyo mu nzu ndetse n'iyo hanze, iyo hanze ariyo bakunze kwita inuro, zimwe zifata inkoko z'abantu. Buriya ziriya zo hanze nizo nuro? Nizo bita inuro. Okay, iyo mu nzu? Iyo mu nzu nyine ni ipusi isanzwe inyahura gusa nyine tu. Izo dufatira imbeba nyine ubwo ngubwo. Zimwe dufatira kamashu. Twagiye bana reka duhere ku yo mu nzu ubu givuga. Twagiye wenda iyo niyo mu nzu. Twagiye tugiye mu yo hanze ariyo nuru, bimwe birara bisakuza. Abasamutse bajya banavuga ngo birakungura, gasanga ngo iyo cyarizi wawe kikariramo uruhinja. Arigiye mu cutoye mapfu umuntu iyo bibaye ngombwa. Sigira ngo mbyumve wenda cyane, I mean bisobanure. Twagiye Yes. Reka tuvugishe ukuri. Uba warabanye nazo zibase n'ikaritsiye ugenda ukazimenya nyine ubikuraye, motivation ikuraye. So ntago kuko mu rugo ntago twigeze dutunga ipusi. Ntago dutunga ipusi mu rugo, ariko njya numva uburyo zivuga, wenda mu baturage hari abazitunga, bagiye nkumva uko zivuga, biriya byo birara bisakuza iby'ibituro.
byo nyine nateze amatwi y'ukuntu bivuga, so numva nyine kubyigana nabishobora. Okay, hari abahanzi bavuze aricyo cyari kiri kunsetsa ngo ni imbwa, hari n'ababyemera ko ari zo nk'abandi imbati, Ama-G The Black ngo ni imbwa. Bro, ndagira ngo menye imbwa Ama-G The Black uburyo iriramo. Aha, nazo zigira amoko se? Imbwa se? Imbwa nkuru n'imbwa ntoya ntabwo bivuga kimwe. Reka genda. Imbwa nkuru ntabwo ivuga kimwe n'intoya. So dushobora guhera wenda ku mbwa ntoya ikiri kibwana. Kwa kundi wenda baba bari banakaziritse ubugiye kaba kavuga. Kari nko ku mugozi. Kari ku mugozi. Agatoya. Gashaka ko bakarekura. Kakavuga. Wisugi mutsimbwa zo mu miferege njya mbona muri karitsiye. Hano ni boye. Junior iyo yabyaye ndi gutyo ziba zisakoza n'ubundi. So rwose I'm totally surprised. No. Dushobore kuba turi kubangamira abahinzi. Sibyo? So ladies and gentlemen, mu by'ukuri twari dupozizeho gakeya abantu twari turi hafi hano bari mu kazi bari bazi koko neza twahazanye imitimbwe. So we are back. Twari tugeze ku mbwa zo mu ntuza ziziritse nyine akana gatoya. Guys, ndabizi neza niko zivuga pe. Twagiye sasa kuri za zindi. Imbwa nkuru. Imbwa nkuru wenda n'urugero. Uburyo wenda ziriya zicunga umutekano nyine mu ngo z'abantu. Yego. Ibonye umuntu nyine runaka wenda umujura aje kwiba ibyo zimoka. Cyangwa hari n'uburyo imoka wayima ibyo kurya. Yego. Turatangira. Yes. Cyane kuri aho biraza ko n'abandi bari buzi iyo niyo mu gipangu. Ya yindi ubwo ni iz'abakire. Ni iz'abakire nyine ubwo namutse mvuga uburyo itewe n'urugero, mvuga n'uburyo iba wayimye ibyo kurya n'urugero uri kuyinopesha nyine kwa kundi ni hamwe ukuntu nyine. Okay. Yes. So byaboneka ngira ngo abantu mudukurikira kuri Joshua Comedian, please if you have a talent bring it here. Tuyerekane. So munazumva nyine imbwa mufite mu bipangu uburyo zimeze. So here we go to another animal. Ingurube sasa. Abazorora. Umenye ubwoko worora. Nazo ziba mu bwoko? Ingurube wenda icyo nabashije gufata cyane no ugivuga wenda n'urugero bayifashe wenda bagiye kwibaga bashaka nko kwizirika ku igare n'urugero ubugi bayabira cyane nyine. Yego. Guhuma byo ndabizi ariko wenda ntabwo birenza cyane. Yego. Ariko byo ndumva ngerageza ibyo ngibyo byo kuba iri kwabira cyane. Reka menye ubwoko bw'izo mfite. So rero n'urugero yangurube muba mugiye kubaga itabishaka mukayizirika ku igare n'urugero mubijyanye ku isoko kwa kundi biba yabira nyine twagiye. Yes. So guys, that's a type of pig iyo bagiye kugurisha nyine. Niyo bari kuzirika nyine. Bayishize ku mugozi nyine bari kwizirika. Bari kwizirika ugi bayaje.
Biri yazanye ingurube hano bana yawe abantu biraza kuba ikibazo. Izo ni amoko zigira ubwo nuko nguko uzi kuzigana. Nuko nzi kwigana. Aha. Twagiye umusambi nawe nzi kwigana. Ariko iyo nzi kwigana ngiye sound yawo nta nubwo nyikurura neza niba ari uko nigeze nyibona. Gusa ariko bakurikiranye hano kwa ko twiwacu turi igishanga. Imisambi ntabwo tujya tuyibura. Ibihari imisambi rwose. Numvise uburyo ivuga nayo ngerageje kubyigana byo ndabishobora rwose. Twagiye no imisambi. Here we go. Yes. Bono umusambi rwose niko. Bono umusambi nyamuneka. Batari bazi n'uburyo uhindamo. Wowe genda usacige kuri Google. Umusambi uhindute. Ase ubundi mu cyongereza ubundi bawita ngwiki cameraman. Umusambi bawita ngwiki. Utangaza umuntu agiye kuri Google agasacinga umusambi. So uko nuko umusambi uvuga. Aha. Twagiye ku yindi sasa. Inuma. Inuma yo ndumva nyizi ni nkwari. Ariko twagiye ku numa. Inuma ndavuga bwoko bubiri byo zivuga. Hari ingore hakaba n'ingabo. Havuga kimwe buri. Rekaje. Ye buriya kubera ko ifite amabase namenya ngo iyi ni ingore. Zira zo hanze nyine inuma ntabwo urazivuga kimwe. Ingore n'ingabo ntabwo bivuga kimwe. Twagiye ku ngabo. Wala twagiye ku ngore yivuga ni mu gitondo I think. Yabataye ni mugoro aha twagiye. N'ikindi hari n'indi none bivuga. Yes. Izo jori ndazumva niba bwakeye niba ni mugoroba sinzi. Iyo ni y'ingabo. Akaba n'ingore. Aha. Reka baze kubaza. Hari inyamaswa byibuze wari wahura nayo gasa nkaho yihamagara uvuze muri ubwo buryo. Ndagira ihene n'inka iwacu. Iyo naburaga ihene narahebaga zose zikaza. Ubu se twayijyahora reka ndaye muzona inateguye kwirimo. Irimo. Nene ndagirimo. Twagiye. Ihene rwose. Ihene igira iti. Iyo naziburaga rwose. Ikayitiza. Mebeba paka nzibonye. Hebeba. Twagiye ku ihene. Uburyo nagendaga mebeba shaka ihene zahuze. Noneho hari n'indi bayo ikazi yo ngiyo. Iyo izikaza. Hakaza noneho iyabyaye yabuze abana bayo iri ku kiziriko. Noneho ndavuga uko ibabonye uko yahoze yabira n'ubugi babonye gati hindura amajwi. Aho ngaho ibabonye. Itije guki babonye. Itigabanyijwe nk'umuntu ngira ngo bisanzwe. Tangira amagara Joshua dutoya nabo tubaki. Okay. Dene dutoya. Dutoya tuvuga gute? Reba mwije byatwa nyine. Kaba gafite. Yes. Aborozi b'ihene ngira ngo baraza kwiyumvamo hano uburyo ziba zimeze zabo. Ubite muri commentaire uvuge nyamuneka niba ari koko niko ibyo worora bisounding. Sasa rero iki cyo gishobora kukugoramo. Inka wayigana? Inka cyangwa ni wigeze worora inka?
inka ndayigana nubwo atari neza cyane inka zo zisoundinga zite inka cyo ni ikimasa ariko cyumva kimeze nk'ikimasa cya bya bindi biba bibyimbye cyane inka nuko ngerageza rwose so none se reka manze mwibarize ibi bintu nyine kubikora kwawe byibuza hari ahantu runaka ujya ugenda ugatumirwa se cyangwa kuko ubu ngubu ngenda ndumvikira ko naguhereza navuze nk'inyamaswa yanjye icyo norora nyine muri make ni ukuza nkaguhamagara Musa tugende uvugiriza ishyamba ryose wasanga yacubiye ahantu hari ibiraka mujya mubona nyine mu buryo runaka bugiye butunguranye nabireka ndabona kuko nabimenye ko mbizi ndi ku ishuri nirirwa gasetsa abanyeshuri mu kigo so nigana ibintu byinshi cyane bishoboka pe nyine abantu babona ko ndi umunyemana bakaba bati nyamara ibyo bintu byawe bishobora kuzakugira umumaro igihe utazi nawe so rero ntaca none ari bwashinga wenda mvuge ngo nabikora ngo mbishyireho wanakigana n'ibindi byinshi hari ibindi byinshi rwose twari tubigeho gusa nyaboneka niba uzi ko bano bantu baba bakenewe muri entertainment ushobora kuba mu by'ukuri ufite nk'ikirori kirimo wenda talents tuvuga urugero nka comedy nge ninegura igitaramo nzamuhamagara tuvuga urugero nka music shows iki byose runaka abangaba kubatumira byemewe gura aragenda akanyuza ihene zikenerwamo se buriya ni hari abantu baba bakeneye amasound muri nuza mu mafilime yabo kugira ngo bakoresha yawo kugira ngo bakoreshe abandi babakubite n'izo copyright strike na tiyatire museke we amasound ugasanga mu gitondo bwakeye urusound rwawe bakahita barukubitamo ukaza kumutera uga n'ibicero ukabiri mu mashows mu ma weddings ahantu hose babaherezamo iminota nk'icumi n'ingahe bari ibintu bifitutse uzabigerageze nko mu mashow amwe gene nko muri show byibuza nk'imwe cyangwa turashyiraho hano nimero maze ubundi n'umukenera mu kirori cyawe runaka mutubari hehe azaza gutaramira tugana kuri icyo kintu wari uvuze ni nk'ikihe kintu kindi ujya wiyumvamo mu bwawe ku buryo wumva kitari ukuvuga ngo ni ukwigana inyamaswa ni nk'iki runaka wabuze ikindi wenda kiwaba wibitsemo hari ibyo nakora live ubu tuvugana ariko hari n'ibindi bisabwa wenda gukora nk'urugero ndi kugenda nko kwigana abantu mu ngendo zabo kwigana abantu bamugaye nka kureba uburyo ufite ikibazo mu kuguru nkahita nigana ingendo yawe I think that's a very nice talent. Arumubiri nabonye ubikora niba ari muri Amerika uwe nyine arakureba ariko ahantu nko muri downtown so yarangiza we nyine akagira akahina nyine areba n'ibikapa babifite n'amarine turabiza abantu benshi babagenda mu nzira akahita yigana ingendo zawe man ari entertaining abantu kandi yinjiza amafaranga kuri YouTube no kuvuga iyo nayo ni impano no kwigana abakire byose ndabizi bose hano mu Rwanda ngira ngo kwigana imivugire yabo se ushobora kwigana mu mivugire ushobora kwigana mu nyicaro uburyo yicara uburyo yitwara nyine mu buryo bwe nyine kwambara ikote nkahita nzaninda nkagerageza uburyo ngenda nk'umuntu ufite inda nyine y'umukire. I think next time ahubwo icyo twakora twahamagara twareba abasitari bamwe wowe ukaba uzi uburyo baba bameze bano cyane bavuga ibiganiro kuri icyo cyangwa abasitari b'abahanzi uburyo yinjira mu kiganiro uburyo amera uburyo yikoraho iki byose abo ngabo akaba aribo tugenderaho cyane rwose next time kabisa so ikindi nzi kwigana twatadukora ni ugutwara imodoka ukayitwara se nta mapine ufite nuza na direction ufite ndahitwara gutya kameze ukayitwara sikagenda ndahinda nkayo ndayatsa nitware shiremo giteso ubyumve ko iyo agiyemo ngende parike nkuremo konake ubyumve byose ibyo birangiye udahita na cameraman banza wambara umukandara twagiye so ningo imodoka yanjye ndingiye ambaye umukandara urumva nukusakuza umuntu ageze mu modoka arabanza akigira neza so yafata kontakte yanjye yegera vola
ugiye gutwara automatique cyangwa manuel? Ndatwara wenda iyo nzi neza ni Dina. Dina 300. Okay. Twagiye. Aho iri guterera iri mu misozi ariko ni mu muhanda w'igitaka isakuzite ikata mu mikuku igenda ikata imikuku inapakiye nyine vitesse. Uri guparika? Yes. Guparika nibyo binyemeje. Iyindi hari iyindi waba ufite nyine waba uzi kwigana nk'imodoka cyane? Fuso. Kwigana fuso. Twagiye. Ngako aba yicaye mu kirere aba yidunda nyine. Yego ndimo ndabyumva. Ibyo bintu byo ndabyumva. Yes. Ya harimo ibikisi runaka. Anyways, you need strawberry nyamuneka. If you are there and you need somebody who is talented, even the guy is here. Man, nizere ko inspiration aho ngaho ngira ngo wapandaga amamodoka. Ya nakundaga kota imodoka nyine umwana. Wasyaga ibirayi ku modoka. Je nakuze nkunda imodoka. Kuko nyine n'uruhinja mfite nk'imyaka 4. Mama yanjyanye ku isoko rikuru nyine nkuko yanzana ni Kigali. Kuko yarazi ko iyo tugeze ku modoka muzengereza yarambuze ko akunda ababyeyi birara. Aramiga arambura hanyuma atekereza yuko nkunda imodoka. Ikintu yakoze nta kindi yagiye ashaka ahantu imodoka isiparitse areba. Yarangiye asanze ndi ku modoka magaze ahantu hari imodoka bari gupakurura. Nuko yambonye so rero nakunze imodoka nibaga igare nkurikiye imodoka nkajya kureba aho igiye nkahava utashye. Finally n'ubundi ubwo ngubwo uzanayigura cyangwa n'ubundi urayifite? Ntabwo ndayigura ariko ufite amapine yayo. Mbyumva ko nzayigura. Imodoka nzayitunga rwose. Yamani woni strawberries. Njyewe mfite amatsiko y'Imano iyo ari yo yose runaka waba ufite byibuza kugira ngo umuntu anayirebereho n'icyo atunze amenye uburyo kinihamo gitakamo cyangwa tagiye kuvuga ibindi bya gitafu. So nta yindi mpano yindi uvuga ngo iyi nayo nyibitseho ndamutse ngize opportunity runaka. Evan nayikora pe. So indi mpano nibitseho kandi nzi ko ari nziza idafitwe n'abantu bose ko ndakeka n'uwabo yifite
sinzaho yabara. So je mfite impano yo kurasa umwambi nawe ufite ngweke ukica umuntu mukamubona kumwishe yapfuye nawe agapfa ngweke izo ko numva ari filime z'imindezi ngacanga umucango kureba muri filime babikubita byose nkabikora byanya byose ubuse hano urabikora uti so hano rero birasaba guhaguruka oya nari birasaba guhaguruka nari pe Cameraman aratubona neza se twese se nje ntago nubwo najyamo okay so rero wenda n'urugero duhereye ku mwambi uburyo rambatera umwambi urugero so ukuye uko umwambi uri mu mugongo yego wayibonye ariko ushobora no kwitera ari myinshi vuba nyine bakurayo yes aho ngaho ngira ngo ndizera abantu nk'abanyakiso ba Pacino bakoresha amasounds ndumva neza hano n'ama effects ngira ngo nibyo ra hano yebana mwazaza mukagura zimwe rwose zidafite copyright no tugeze ku mwambi tugeze nako ku micango imicango y'ingumi n'imigeri gusa ubwo ni karate y'ingumi byose karate ariko nazo narazize nzifiteho mesi aho ngaho ndasa nkomanutse ngewe sindi so yego ni Donien yahuye na Mutebutsi inde Donien Chitane yahuye na Mutebutsi okay so ndi hano nk'umusobanuzi twagiye rero tugiye gucana tugiye kurwana twagiye basure numwe wagaya Ruba yari bicana ni filime nanuza na sound zayo abaherezo wanasobanura na filime bagiye ku nkota abagabo bose baguye ku nkota nkota So guys, thank you so much. Sio mani kamindi Joshua Karimfitawa Imyaso aka Babyface uyu mubona hano rero n'umutara mu rwose bamwita Strawberry, very talented guys. Mu bantu mufite ibiraka hano niho ndangirije show nawe ubundi mwe mukore subscribe, share and comment ubundi tubereke ikintu bita Impano. Nimero ze murazisangaho kabisa ubundi abereke aho impano zibera afite ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa that's how we end the show. Thank you so much. Thank you Strawberry. Evan. Ciao ciao.